ngira ngo nk'uko mubizi ngenda mbagezaho amakuru menshi. Uyu munsi nibwo nabagejejeho inkuru ikomeye cyane, inkuru kandi ibabaje mu karere ka Rusizi, aho umwarimukazi wo mu karere ka Rusizi yacitswe agashyira video y'ubwambure bwe hanze, akayishyira kuri stati ya WhatsApp, yamara kurishyiraho igikuba kigacika mu bakozi bakorana. Abafite nimero ya telefone babonye iyo status ya postinze, bibajije byinshi, batekereza uburyo uyu mugore ya postinga video yambaye ubusa akayipostinga kuri stati ya WhatsApp. Ibi byateye ikibazo gikomeye cyane mu kigo akoreramo ndetse no ku bayobozi batandukanye mu bijyanye n'uburezi mu karere ka Rusizi. Bakaba bakomeje kuvuga byinshi kuri uyu mwarimukazi. Nyuma yaho rero tugiye kubagezaho akari ku mutima w'umugabo w'uyu mwarimukazi w'i Rusizi washyize iyi video ye y'ubwambure ku mbuga nkoranyambaga arizo WhatsApp. Akaba ariho yashyize iyi video yambaye ubusa, abantu benshi bagakomeza kuvuga byinshi bitandukanye. Umugabo rero nawe yagize icyo atangaza, agira byinshi avuga n'agahinda kenshi ko umugore we yapostinze video yambaye ubusa, abantu benshi bafite nimero ye bakayibona. Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye. Umwarimukazi wo mu karere ka Rusizi wakoze ibisa n'agashyashyira amafoto y'ubwambure bwe kuri stati ya WhatsApp, yavuze ko yarasabwe n'umugabo we kuyamwoherereza kugira ngo arebe imiterere ye. Uyu mwarimukazi bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka 45, yavuze ko amashusho y'amasegonda 30 yagiye kuri stati ya WhatsApp ye yayafashwe n'umugabo we ku cyumweru. Muri aya mashusho agaragara yambaye umwitero, yawukinze ku mabere n'ahandi hose, ariko nyuma bikaza kurangira agaragaje ubwambure bwe. Itangazamakuru ryaganiriye byimbitse n'uyu mugore ndetse n'umugabo we, bayibwira uko byagenze nuko babayeho nyuma yaho ayo mashusho y'urukozasoni agiye hanze. Uyu mwarimukazi yavuze ko hari ku cyumweru bagiye kujya gutembera, maze umugabo we amusaba kumufata amashusho yambaye ubusa akoresheje telefone ye akayamwoherereza. Yakomeje avuga ko nk'umuntu wubaha umugabo anamukunda yahise yemera ibyo amusabye, amufata ayo mashusho amugaragaza imiterere y'ubwambure bwe nk'uko yabyifuzaga. Gusa ngo bahise bajya gutembera, ariko bukeye bwaho ari ku kazi umugabo we amutelefona amusaba kumwoherereza ya mashusho kuko yari yibagiwe kuyamwoherereza akimara kuyafata. Ati nyine ubwo akimara kumbwira ngo mwoherereze iyo video, kubera ko ku cyumweru akigafata atahise akiyoherereza, nagiye kukohereza ndi ku ishuri, mbikora nabi nkanda kuri stati, aka video kaba ariho kajya uko ndi kurwana no kugakuraho kuko kari kanze kuvaho, kamaraho amasaha 24 bamwe baragafashe. Mwarimukazi yavuze ko ako kanya yahise agwa mu kantu, atangira gusaba imbabazi abo iyi video yari yagezeho bose, anabasaba kuyisiba. Ati natangiye kubasaba kugasiba, bamwe barabyemera abandi bamfata ukundi, abo twasenganaga batangira kunsengera. Yemeje ko byamugizeho ingaruka zikomeye ku buryo umugabo we asigaye amutegera moto buri munsi mu kumurinda guhura n'abantu batandukanye. Anashimangira ko ubuyobozi bwaho yigisha bwabimubajijeho ndetse abandi bantu batangira kumufata nk'indaya, bavuga ko yifashe ayo mashusho ashaka kuyoherereza umurayiki bakoranaga kuri iryo shuri, nyuma akimurirwa muri katedrali ya Cyangugu. Umugabo yemeje ko ari we wamusabye kwifotoza yambaye ubusa. Umugabo w'uyu mwarimukazi asanzwe akorera ubucuruzi mu mujyi wa Rusizi. Yemera itangazamakuru ko ari we wasabye umugore we kamufata video yambaye ubusa nk'umukunzi we. Aturumva narindi mu rugo nawe, noneho kwa kundi umuntu bamaze kurya agatoki ke n'ifi arengejeho ka vitaro, noneho ndamubwira kuko twari tugiye kwiryamira, ni wowe kora gutya ubigenze gutya nyine mufotora kuri telefone ye nini, mubwira ngo ahita yinyoherereza. Agiye kubikora aribeshya. Yongeyeho ko umugore we yahise yandikira abantu bose babonye iyi video abasaba kuyisiba, ariko bibi by'ubusa. Ati yahise abasaba kuyisiba, ndamubwira ni ibyo ari byo byose abayibonye n'abantu bakuru barahita bayisiba, ahubwo batangira kugenda bayohererezanya banayihindura, byibuze iyo bayireka uko yari imeze.
yakomeje agira ati rwose njye ntakubeshye umugore wanjye ndamukunda cyane, wenda iyo amashusho aba yarafatiwe iwanjye n'ahari byari kuba ikibazo. Uyu mugabo yakomeje avuga ko byamuteye ikimwaro mu bandi. Uyu mugabo nanone akomeza avuga ko kuba ubwambure bw'umugore we buri kugenda bubonwa n'abantu batandukanye byamuteye igisebo ndetse yabuze icyo yabikoraho. Ati ifoto yagiye ikwirakwira baranayireba ariko nabuze icyo nakora. Urumva n'isoni, ngewe ikintu gusa cyane isoni ni ukuntu video bagenda bayihindura. Niyo basi iguma uko yari imeze, kuko n'ugiye kuyerekana ayizana itameze uko yari imeze. Yasoje asaba abafite amashusho y'umugore we kureka kuyihererekanya no kuyasiba mu rwego rwo kwirinda kumusebya no gushaka kumusenyera. Guys, ngira ngo murabyumva ko ari ibintu bibabaje cyane bikomeje kugenda bivugwa kuri iyi nkuru. Abantu benshi bari kugenda batanga ibitekerezo bitandukanye, nk'uyu yavuze ati bamufashe babireke uretse ko bigoye. Gusa ibi biba ari isomo rikomeye, nihanganishije iyi couple gusa nyibwire isenge izamenye kwihanganira ibi bintu. Ni umutego wa satani barangije kugwamo, kuko ikintu kigiye hanze kuri social media kiba kirangiye. Ubu natwe twese mu kanya irabitugezeho. Ubu yageze ku isi yose. Hariyo nabonye yo muri za 2016 n'ubu njya nyibona. Imana yo mu ijuru ikora ibitangaza, niyo yonyine yakoresha ubumana bwayo iyi foto video igahagarara. Ngira ngo murabyumva rero neza ko ari ibintu biteye agahinda kubona uyu muryango ukomeje kugira igisebo gikomeye cyane. Abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza uko iyi video yaba yaragiye hanze, nubwo umugabo n'umugore we bari gushyira ukuri hanze bakavuga uko byagenze, bakavuga ko umugabo ari we wayifashe uyu mugore, ndetse uyu mugore yajya kwimwohereza akibagirwa